bantu muri kubeshyera Imana, bantu muri gukinisha Imana, nimuve muri ubwo buyobe murimo, nimuve muri ubwo bugambanyi, nimuve muri ubwo businzi, nimuve muri ubwo busambanyi, murishushanya mukereka abantu ko mukijijwe kandi mudakijijwe, mukabereka ko muri abakozi b'Imana kandi mutari bo. Nimuve muri ibyo murimo, kuko Imana yamanukanye umujinya wayo. Niba unkurikiranye ukaba ubizi ko hari n'ibyo twanyuranyemo bitandezezaga Imana, ndagusabye ngo uve muri ubwo buyobe urimo. Nibanye n'abapasiteri benshi muri ibi bihe nciyemo, mbanye n'abapasiteri benshi n'abavuga butumwa, nzi neza bakoresha izindi mbaraga, babeshya ko ari abavuga butumwa, bakora ibitangaza bakuye mu bapfumu, atari ibitangaza by'Imana, akaza akagukoraho ukagwa, ukagira ngo ni imbaraga z'Imana akoresheje, naho kumbi ni imbaraga bagiye gucisha mu bapfumu. Ariko ndagira ngo ntangariza aba bantu, mbabwire yuko ibyo muri gukora, inkoni y'Imana iramanutse, umujinya w'Imana uraje, nimuve muri ubwo buyobe murimo. Abantu barabizeye bazi ko muri abakozi b'Imana, bamaze kubera iki? Abantu bafite ihahamuka ryinshi, abantu bafite ibikomere byinshi. Iyo rero ahuye nawe waramaze gucisha izo mbaraga, agira ngo ni ibitangaza by'Imana, naho kumbi ni za mbaraga wacishije. Nyamara inkoni y'Imana iramanutse. Ishinze ubwumba, mwashinze ubuministeri bwo kwirirwa mubesha abantu ngo kugira bakunde babazanira amaturo. Ibyo bitubatswe n'Imana, Imana iratangaje ngo ije kubisenya. Mwirirwa mubesha abantu, mwirirwa mubapfunyikira. Njewe nkoranye namwe iminsi ndabazi, ndi mu bantu bazengurutse muri iki gihugu no hanze yacyo, abapasiteri turaziranye, abavuga butumwa turaziranye, njya bukuri ndabazi n'abatarabukuri, mwese ndabazi. Ibi ndabivuga nta bwoba mfite, nimushake ntimuzongere kuntumira. Imana yampamagaye izi nuko izankoresha. Hari naho mudutumira mukaza mukadukoresha ibyo mushaka, mukatubwira ngo nimuvuge ibi ngibi, mukatubwira ngo nimwigisha abakristo gutya, tukaza kwiba abakristo tubabesha ubuhanuzi budahari, tukaza kubabesha ngo Imana ibajyanye hanze, ukaza kubesha umuntu ngo Imana imwubakiye urugo kandi wenda nta n'urwo imwubakiye, ukaza kubesha umuntu ngo Imana imuhaye inzu wenda nta n'iyimuhaye. Ubu dufite abantu bagiye bahanurira abantu ibintu bugacya banapfa, kandi mwarabahanuriye ko bazajya hanze, nkaho mwakababwirije iby'ubugingo. Ubundi iyo niyo misiyo Yesu yabahaye, yabesha abantu b'Imana, murya iby'ibinyoma, mwubatse insengero mu binyoma, mwubatse abaministeri mu binyoma, ariko inkoni y'Imana iramanutse, ibitarubatswe nayo ije kubisenya. Niko Imana ivuze, ibitarubatswe nayo Imana ije kubisenya. Nepo abapasiteri mu byumve, abavuga butumwa mu byumve, abahanuzi mu byumve, abaririmbyi mu byumve, ibyo mwubatse mwebwe mwitabaye, Imana ije kubisenya, ije kubaka ibyayo. Ubuyobozi mwihaye mukabujya hatari Imana ibubashyizeho, ubupasiteri mwihaye, ubuprofete mwihaye, dore ko uvutse wese yita profete, uvutse wese yita bishop, uvutse wese uvuye mu butaje wundi wese yitwa potere. Ubwo bwa potere mwihaye, ubwo bubishop mwihaye, Imana ije kubusenya, Imana ije kubaka ibyayo. Niko Imana ivuze. Reka ngwikaze kandi nkwifurize amahoro y'Imana aho uherereye hose mu mpande enye z'isi. Ineza y'Imana ntikakubureho, kandi umugisha w'Imana ntukabure mu mirimo yose y'amaboko yawe. Ndagusuje kandi rero wowe ufite ibibazo, ufite intambara zitandukanye, wowe urwaye, uri ku gisasiro, uri kwa muganga, uri mu rugo, nkwifuza kugira ngo Imana y'amahoro, Imana irengera abantu nawe kurengere, kandi Imana yumva gusenga kw'abantu nawe yumve gusenga kwawe. Uyu ni Umusaraba TV, ngeri Nepo muri kuvugana. Ndi kumwe n'umukozi w'Imana Zakariya. Uraho neza? Uraho neza Nepo. Komera. Amahoro. Neze ko ntutuje nanone nka kwakunda. Oya ndamahoro. Kuko umwami Yesu gukunda. Kuko umwami Yesu ankunda ndamahoro. Ariko vuga witoreje. Mba niturije buriya, ariko hari n'igihe biba ngombwa nkavuga cyane. Ariko ubu ndatuje, ariko ntacyo bitwaye. Ngitegure ko mukanya uravuga cyane se. Ndavuga. Cyaturage tugena muri no mujya. Kubera ko ndamahoro ndavuga. Ubu ndumva ndamahoro. Haleluya.
amen. umeze neza ariko Ndashima Imana. urakomeye Nakubwiye ngo ndamahoro. amakuru y'imizi Ndashima. nagira ngo seke Ndashima rwose ndamahoro. Ubu nta bazimu. n'abazimu barapfuye Bapfiriye rimwe baragwiriranye byararangiye. rero kana cya gihe uri gusaba imbabazi uri kwihana turagira ngo duhe ishusho ya nyuma ya cya gihe. Inyuma ya cya gihe ubu ni amahoro. Nshimira n'abantu batubabariye. Mwaduhaye imbabazi, Imana ibaha umugisha, kandi n'Imana yaratubohoye. Njye ndabohotse. Kandi na nyuma naje gufata ibihe byo gusenga. N'ejo niriwe mu masengesho. Ubu rero urumva ndi mu mwuka. Nasubiye mu bihe, ndi mu mavuta, ndumva ameze neza. Muhumure rwose ntabwo nkiri wa wundi, ubu ndi mu mavuta, ndi Zakariya mushyashya. Ariko n'icyagiye Imana yakuvuzeho amagambo akomeye, nahise mvuga ni wa muhungu uzi ko ari umukozi w'Imana. Yampaye n'Imana icyubahiro, kuko buriya Imana ikunda abantu bayo. Kandi burya rero umwana w'ubugingo ntabwo Imana ishobora kugutakaza gutyo. Imana rero ntabwo yari gupfa kuntakaza, kuko yabonaga ko byanze bikunze ngifite umumaro. Ubwo rero mbishimiye Imana ko yambabariye, ikanamvugaho amagambo akomeye namwe mubyumva. Rero n'ubundi iracyamvugaho, na nyuma ya cyagiye ndacyavugana n'Imana. N'ejo niwe mvugana nayo. Rero urumva ko nepo ndi mu mavuta. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Urabizi cyagiye wasabye imbabazi, abantu baguhaye imbabazi banabyese mu comment menshi warabibonye, kandi abataranditse nibo benshi. Abantu babonye dushingiye ku bantu bagiye babona ikiganiro cyawe ni benshi. Ariko ugasanga afitemo akabazo. Ati izi mbabazi turazibahaye, ariko iriya ariko mwazahinduka mukongera. Hari abantu babivuze. Iriya ariko n'umuntu wari we wese yabikeka. Kibaza ese koko bari abantu bari gukizwa? Buriya niba ukeneye kumenya ko umuntu yakijijwe by'ukuri, biragusaba nawe kumusengera ngo umenye niba koko uwo muntu yakijijwe. Kuko hari ababivuga batekereza ko wenda ari agatwiko cyangwa se atari ugukizwa by'ukuri twakijijwe. Ariko buri muntu n'umutima we. Ngewe ku rwanjye ruhande narakijijwe. Ndi mushyashya wo mwari muzi, wazaga mu matiku n'ibindi mwari munzeho by'ubuhamya bubi. Ngewe ndi mushya, narakijijwe, ndi cyaremwe gishya. Ntandukanye rero nuko abantu babitekereza. Ariko se hari abo wagiye ubona ntibagenze, ntabwo mwavuganye wenda ko ngo mubihuriremo. Ese iyo urebye ishusho yabo bo ubona nabo urebesheje amaso y'umubiri, ntitujye mu mwuka, ubona ari trebye, washyiraho vi kuri bose, ntuvuge amazina. Ntabwo mbizi neza, kuko ntuvuge izina uvuge ati si bose wenda cyane bose. Ngewe n'ibintu byo guca imanza urumva narabiretse, ntabwo ndi umucamanza. Niba koko barihanye simbizi, nibo n'umutima wabo. Ubwo rero ntabwo njya guca imanza, niba barihanye ntabwo mbizi. Ubwo rero babanze ngewe ndamenya ibyanjye, kuko narahiye ko ntazongera kujya gutokora ijisho ry'abandi, mbizi neza ko nanjye nakabaye nigenzura. Ubwo rero ntabwo ndeba iby'abandi, ndareba ibyanjye. Ariko teza agatego isugatego ariko ndashaka kureba abana b'amungu kuko yarihanye. Cyangwa ntabwo najya gutunga urutoki abandi ngo mbure kubanza kureba ibyanjye. Ubwo rero ni ibintu byiza, ni igikorwa cy'ubutwari mwakoze. Icyo nge nabasabe kuva cyagihe no kugira ngo Imana ikomeze bakomereze amaboko, kandi ndabizi ko Imana izabana namwe. Imana izabana natwe, kandi niba hari n'ababikoze by'agatwiko bamenye ko ejo n'ejo bundi byazagaragara ko ari agatwiko. Kuko byanze bikunze iyo umuntu yihannye biragaragara. Ko Yesu yaravuze ngo bene abo muzabamenyera ku mbuto zabo. Imbuto zawe nizo zizagaragaza ko wakijwe cyangwa utakijijwe. Niba wakatiraga mu kabari birashoboka ko ejo n'ejo bundi bazongera bakakubonamo. Hari abantu banywa akayoga muri baba, ntabwo nshaka kuvuga izina. Nawe watunga urutoki, urumva? Nawe watunga urutoki ariko ntibyabura. Cyane urakanywa. Ibyo bijya kwirirwa ubimbaza, icyo mfa nuko ngewe nihannye. Ibyo bikirirwa ubimbaza, icyo mfa nuko nihannye. Kandi ibyo nihannye nyine narabyihannye, byaranarangiye. Nta rubanza. N'abataratubabarira wenda igihe kizagera umwuka basange batubabarire, birashoboka ko ntabwo abantu bose bumva ibintu kimwe, nta nubwo bahita babyakira ku kanya kimwe.
hari ubanza gukeka, buri abantu hari ubanza gukeka akavuga ati ariko se kuko uyu muntu yihannye koko, njyewe n'uburyo nari muzi ubu koko yihannye. Abo rero babanza gukeka, babanza no gushidikanya, nabo bazadusengere, umwuka w'Imana azababwira ko twihannye icyaha tutihannye. bazayibona ku mbuto mugiye kwera, cyangwa se bazabibonera ku mbuto tugiye kwera n'ubuhamya tugiye kugaragaza. hari umuntu wavuze reka nkavuge kuri kamera nawe nkibagirwa ngo ubwo sha n'ubwanwa muri komenti bo ko buriya komenti abantu bazitera cyangwa se abantu bandika ni ibitekerezo baduha, kandi inama zanyu turazishima pe. Dushima inama zanyu, ni mwebwe muturebera, kuko burya hari ukuntu umuntu yibwira ko ahagaze nyamara atanahagaze, ugasanga byarabacumuje. ubwo rero niba koko no kugira ngo twogoshe ubwanwa, ibyo muzatubonaho byose mubona bidakwiriye abakozi b'Imana cyangwa se bidakwiriye abavugabutumwa, tuzabikora kugira ngo ubutumwa bwiza burushaho kugenda bwamamara nta mugayo uburiho rwose. Nzabukuraho. ubwo arasubijwe n'ikitari ubwanwa, njyewe nagikora kugira ngo ne kugaragaraho umugayo, ndi umukozi w'Imana. waramaramaje kabisa. Niba umuntu atinyuka kuba yavuga uti njyewe ndasaba imbabazi n'umuryango naho ukomoka ugasaba imbabazi, bivuze ngo ntacyo utakora kugira ngo ubutumwa bwiza burushaho kwamamara cyangwa se ukize n'ubugingo bwawe. hari umuntu wamamagaye w'Igikondo, ndavuze ni Igikondo, yampamagaye ejo arambwira ati ko ugira inama bari abantu basabye imbabazi, nimba hari abantu bahemukiye ku ruhande bazabasanga nabo babasaba imbabazi. abo bantu baba hari ku buryo cyangwa mwarabirangije byose. Njyewe uretse kuba nasabye imbabazi kuri kamera, narasabye imbabazi kuri kamera, mfite n'abandi bantu tuba twaragiye duhurira mu makosa, njyewe nsubira inyuma nkasaba imbabazi. Ndi umuntu uzi guca bugufi cyane, naho njyewe yaba ari we wankoshereje, njyewe nca inyuma nkakubwira nti ndumva dukwiye kubabarirana. ubwo urumva rero nabona hemukiye inyuma, njyewe nsubira inyuma nkajya kubasaba imbabazi. Theogene ngo arakubabariye ariko nawe Theogene yarambabariye. hari abantu yavuze ngo amaze iminsi mu masengesho y'iminsi 3 ngo ari gusenga Imana, ngo arabantu ngo Imana mwetse ngo bona hariho akantu ko gukuba k'umutuku, ariko ngo we ntago urimo. Mubo yabonye nge sindimo, kuko njyewe nihannye maramaje. Njyewe nawe yarabimbwiye, arambwira uti rwose narakubabariye, narakubohoye, ko nabonye ko wihannye by'ukuri. Kandi murabizi ko njyewe n'Imana yambwiriye hano kuri kamera. Hari abantu bagiye kubipinga atari ko wasabye beze kandi nanyira kubabariye rwose. Hari abazabipinga ariko nakubabariye. Aho karakana Imana yagukuriye agiye yemeza abantu, yagira ngo yemeza abantu, kuko byanze bikunze hari ushobora guhita avuga ati ibyo nemetwe muri kugira ngo abantu bongere babagirire icyizere cyangwa se bongere babakunde. Ariko ushobora gukundwa n'abantu Imana itagukunda. Niba ari n'uwabikoze kugira ngo abantu bamugarukire cyangwa se bongere bagushime, menya ko icyo wakoze Imana itagishimye. Ahubwo ukwiye gukora ikintu Imana ishima kurenza ibyo abantu bashima. gira inama abantu basigaye nyuma bakiri kwihagararaho. Abantu bakoze ibyaha ni benshi, kuko buri wese afite icyo umutima wamushirije, ariko hari ibintu byagiye hanze. Abantu bakomeje kwihagararaho, uri gusenga isengesho uvuga ngo iki barimbuke beno. Abantu bari kwihagararaho bari kurimbuka. Urumva nepo? Abari kwihagararaho bari kurimbuka, kuko iyo urushaho gukomeza wikururira abadayimoni, ni nako urushaho kugenda urimbuka, ufungura amarembo y'ikuzimu. Bivuze ngo rero abantu muri kwihagararaho mubizi ko muri abanyabyaha cyangwa se mukora umurimo w'Imana mufite ibyaha, murimo murarimbuka, kandi mutarimbutse mwenyine n'abandi bantu mugenda murimbura bitewe n'uko mubivanga. Bivuze ngo niba umuntu andeba njyewe Zakariya yamfataga nk'icyitegererezo akambona mu byaha, burya hari abanyantege nke bahita bavuga uti niba Zakariya se abasha gukora biriya ari umuvugabutumwa, ni njyewe ndi muntu nyabaki? Uwo muntu urumva ni umunyantege nke yugushije. Urumva ko hari abavugabutumwa benshi bagiye bagusha abanyantege nke bakanabasambanya, gafatirana umuntu mu ntege nkeya yifitiye. Imana irambwiye ngo dusambane ngo nibwo uzabona urubyaro. Urumva? Mbese abo bantu nabo bararimbura abandi.
bivuze ngo rero nyaboneka mumenye ko umujinya w'Imana uhari, kandi nimutaba amaso ngo mwongere muhindukire, inkoni y'Imana irabaziye. Ubuhanuzi bumaze iminsi bumanuka. Abantu bose ndi kwakira kuri kamera ko iki kintu yo kukivuga. Inkoni y'Imana irabaziye. Imana yarakaye iri mu ijuru, irakajwe n'abantu bari kuyibeshyera ngo iravuze itavuze. Icya kabiri, irakajwe n'abantu bari kugaragaza ko ari abakozi b'Imana kandi ari abanyabyaha. Biherera bakajya kurara mu marogi, biherera bakajya mu tubari, biherera bakajya kubeshya ko Imana yabatumye kandi itabatumye. Abo bantu Imana irabarakariye. Imana izanye inkoni, kandi nimuhura n'inkoni y'Imana ntimuzavuge ko ubuhanuzi butatambutse. Wenda hari abantu bamaze iminsi bahanura, abantu bati nibyo ahora abahanura, ariko ndi kwakira abantu benshi ngo inkoni y'Imana kwiratuma inkoni y'Imana yamanutse, kandi Imana imanukanye umujinya, ije gucyaha inkozi z'ibibi. Ngewe rero nariyaruye, ntamaze kumenya umujinya w'Imana kumanutse ndiyarura. Muririmbyi yararembye aravuga ngo ntabwo nzi iminsi nzamara ku isi, nta nubwo nzi igihe Imana izancyurira, ariko icyo nzi cyo nuko iminsi yanjye ntagomba kuyipfusha ubusa. Rero ntabwo nkwiriye gupfusha iminsi yanjye ubusa. Iminsi yawe ntugomba kwipfusha ubusa. Iminsi usigaje utazi, ni gute wafashe umwanzuro wo kurinda izamuriye mu minsi usigaje utazi? Ubu gahunda ni ukwezwa. Mfite ni ukuba amaso, ni ugusenga, ni ukwinginga Imana kugira ngo Imana yongere ingarukeho bundi bushyashya. Bantu muri kubeshyera Imana, bantu muri gukinisha Imana, nimuve muri ubwo buyobe murimo, nimuve muri ubwo bugambanyi, nimuve muri ubwo businzi, nimuve muri ubwo busambanyi. Murishushanya mukereka abantu ko mukijijwe kandi mudakijijwe, mukabereka ko muri abakozi b'Imana kandi mutari bo. Nimuve muri ibyo murimo, kuko Imana yamanukanye umujinya wayo. Niba unkurikiranye ukaba ubizi ko hari n'ibyo twanyuranyemo bitanezezaga Imana, ndagusabye ngo uve muri ubwo buyobe urimo. Niba unkurikiranye ukaba ubizi ko wihishahisha, abantu bakaba bazi ngo urakijijwe kandi udakijijwe, nyemerera uve muri ibyo urimo, kuko umujinya w'Imana wamanutse. Inkoni y'Imana iri bugufi. Wamurokorewe ugenda ucengacenga ubeshya, wamuririmbyiwe, wamuhanuziwe, wamubwiriza butumwa we, warekeye aho ko inkoni y'Imana yamanutse. Wavuye muri ubwo buyobe ko inkoni y'Imana yamanutse. Imana ikugirire neza kandi Imana igutabara. Icyamukanyikorerera amaganya yanjye yose, Mwami ngaturiza Uwiteka, nkamenya yuko ibyanjye byose ubitegekesha ubugwaneza n'ubwenge burutaho. Keshi ntinyibiri bumbeho, ngahagarika umutima, Mwami gize kwizera guke. Icyama nkarorera rwose kwishingikiriza ku by'iyi si, nkakwizera wenyine. Nabuzwa n'iki kuyisaba, nkajya nyisunga nkayikoreza ayo maganya yose. Icyama nkarorera rwose kwishingikiriza ku by'iyi si, nkakwizera wenyine. Mana wo mu ijuru tugirire neza, kandi Mana wo mu ijuru dutabare. Kubw'Umwami Yesu nkunda ndamahoro, kubw'imbabazi ze nyinshi ndamahoro. Nuhagiwe n'amaraso, nkomezwa n'ubuntu bwinshi, kandi amfashe n'ukuboko ndamahoro. Nuhagiwe n'amaraso, nkomezwa n'ubuntu bwinshi,
kandi amfashe n'ukuboko ndamahoro naho hazi ibyago byinshi ndamahoro Yesu n'umukiza wanjye ndamahoro niragije Imana data nguma muri Yesu Kristo nejejwe n'umwuka wera ndamahoro. Hari ijambo ryanditse muri Zaburi ya 1 vuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi kandi ngo ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha ntiyicarane n'abakobanyi ngo ahubwo amategeko y'Uwiteka akaba ariyo yibwira ku manywa na nijoro. Aravuga ngo wazahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi ngo cyera imbuto zacyo mu gihe cyacyo. Hanyuma nagira ngo ngutangarize nkubwire ko kugira ngo uzamenye umuntu uri we nuko uzabanza ukamenya uwo mugendana. Umuntu yaravuze ngo niba ushaka kumenya umuntu, niba ushaka kumenya mbwira uwo mugendana nkubwire uwo uri we. Niba ugendera mu gakundi k'amabandi umenye ngo nawe uri ibandi. Niba ugendera mu gakundi k'abasambanyi umenye ngo nawe uri umusambanyi. Niba ugendera mu gakundi k'ababeshyi umenye ngo nawe uri umufatanyacyaha, uri umubeshyi. Niba ugendera mu gakundi k'abavuga ngo Imana iravuze kandi itavuze umenye ngo nawe uri muri ico gikundi, ntabwo uri umukozi w'Imana nyakuri. Kuko biravuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi kandi ntahagarare mu nzira z'abanyabyaha ntiyicarane n'abakobanyi ngo ahubwo amategeko y'Uwiteka akaba ariyo yibwira ku manywa na nijoro. Tandibuka muri Danieli 3:16 hari ijambo rivuga ngo nuko Danieli cyangwa se ngo nuko Saduraka Meshake na Abedenego ngo basubiza umwami baramubwira ngo nta mpamvu ituma tugusubiza iryo jambo. Uravuga ngo Imana yacu dukorera ibasha kudukiza mu maboko yawe wowe Nebukadinezari. Kandi baravuga ngo naho itadukiza ntabwo turi buze kubararira icyo gishushanyo wowe wabaje. Mu yandi magambo aba nabagabo bari baramaze kumenya Imana bakorera iyo ariyo, nabagabo bari baramaze gusobanukirwa imbaraga zibatuyemo, badakanzwe nuko ngo Nebukadinezari yacanye itanura ry'umuriro cyangwa se badakanzwe nuko bavuze ko bari buze kubica. Baravuga ngo twebwe iyo dusenga, iyo tuvuga, iyo tuvugira ni Imana ishobora byose, ni Imana ivuga bikaba yategeka bigakomera. Baravuga ngo twebwe nta mpamvu ituma. Ko Nebukadinezari yarabaje ngo ariko ninde wabatumye kutaza kubarara igishushanyo ngewe nabaje. Ubu dufite abantu bishwe n'inzara bajya kubarara igishushanyo. Dufite abantu bakubitiwe mu rugendo babonye nta yandi mahitamo, babonye Imana itinze bajya kubarara igishushanyo. Ngo abantu babonye Mose atinze ku musozi Sinayi baravuga ngo muremi yindi Imana, Mose yaratinze ubanza ibyo yatubwiye atari byo. Hari abantu rero batinze mu butayu babonye nta kindi gisubizo bahitamo kuyoba barema izindi Imana zitari Imana nyakuri. Bantu mwaremye izindi Imana zitari Imana nyakuri mumenye ngo mwarayobye. Ubu dufite abantu bagiye gucisha izindi imbaraga ngo kugira ngo bakunde bemerwe. Abantu ngo ngewe mbanye n'abapasteri benshi muri ibi bihe nciyemo, mbanye n'abapasteri benshi n'abavuga butumwa nzi neza bakoresha izindi imbaraga babeshya ko ari abavuga butumwa bakora ibitangaza bakuye mu bapfumu atari ibitangaza by'Imana, akaza akagukoraho ukagwa ukagira ngo ni imbaraga z'Imana akoresheje, naho kumbi ni imbaraga bagiye gucisha mu bapfumu. Ariko ndagira ngo ntangariza aba bantu babwire yuko ibyo muri gukora inkoni y'Imana iramanutse, umujinya w'Imana uraje, nimuve muri ubwo buyobe murimo. Abantu barabizeye bazi ko muri abakozi b'Imana bamaze kubera iki? Abantu bafite ihahamuka ryinshi, abantu bafite ibikomere byinshi. Iyo rero ahuye nawe waramaze gucisha izo mbaraga agira ngo ni ibitangaza by'Imana, naho kumbi ni za mbaraga wacishije. Nyamara inkoni y'Imana iramanutse, inkoni y'Imana iramanutse. Ariko abasore bo baravuga ngo ni ukuri naho itadukiza, naho twaba turi mu butayu, naho twaba dushonje, naho twaba twambaye ubusa, nta kizatuma tutubaha Imana yacu, nta kizatuma tudakorera Imana yacu. Imana y'imbaraga, Imana ishobora byose, yaza vuba yatinda twebwe tuzakomeza tuyubahe. Ubu dufite abantu bitabaye nepo, dufite abantu babonye Imana itinze baritabara.
abantu babona Imana itinze nk'uko Abisirayeli ngo babonye Mose atinze ku musozi Sinayi, baravuga uti ubwo Mose atinze buriya yapfiriye yo nta n'Imana ntayihari, muturemere indi Mana twebwe tuzajya dusenga. Ubu ngubu ntuzahure n'umukozi w'Imana wapfuye. Iyo uhuye n'umukozi w'Imana wapfuye inama kugira n'izipfuye, nukukubwira uti nukomeza kuba muri ibyo uzataganga ruzapfa, ntabwo uzakira. Ubu dufite abakozi b'Imana bapfiriye muri social media, urumva bakamubwira uti nukomeza gukora ziriya nkuru zivuga butumwa ugakomeza kubwira abantu ngo nibaze babwirize, ntabwo channel yawe izazamuka. Shiraho n'inkuru zo gutwika, shiraho n'inkuru z'abambaye ubusa, shiraho inkuru z'uko bamufasha sambanira hariya. Izo nkuru nizo zizagutwikira, nizo zatuma winjiza amafaranga. Ubwo rero ibyo bintu ngewe mbyita kwitabara, ntabwo mbyita ko ari ubutabazi bw'Imana. Kandi ugasanga umuntu ari mahoroneza, ugasanga abantu mwihaye amahoro mudafite, mwihaye amahoro. Gasanga umuntu yimahoroneje ari kuvuga ngo ngewe ngo ni Imana ngo yabimpaye, ngo ni Imana yantabaye. Mwambaye imyambaro mwitabayemo, muri kurya ibiryo mwitabayemo mu kinyoma, muri kurara aho mwitabariye ntabwo ari Imana yahabatabariye, mwubatse amazu mwitabayemo, ariko inkoni y'Imana iramanutse. Warahanuye urabesha urarya, warahanuye urabesha bakubakira inzu, ariko ubwo butabazo utatabawe n'Imana. Imana ije kureba, Imana irimanukiye. Ibitarubatswe n'Imana Imana ije kubisenya. Amacana atarubatswe n'Imana Imana ije kuyasenya. Njewe ndagira ngo mbatangarize ko Imana ije gusenya ibyo mwiyubakiye, muyibeshera ngo niyo yabibahaye. Munagatangira avuga ijambo ry'Imana, munagatangira ari mu murongo, ariko igihe kikagera kabigoreka ngo kubera ko ari kubona ntacyo ari kwinjiza. Umuntu Imana ikamuhamagara guhanura nka Mikaya, yabona abantu batari kumwumva agahita bihindura akavuga utu buhanuzi ndabona butari kuzana ibirayi. Nta birayi biri kuzamo. Abantu banyanze. Abantu niba ari kunshaka kubera ndi guhanura ubuhanuzi bukomeye, ndumva ngiye guhanurira abantu ko ngomba kubahanurira ko Imana ibahaye amaviza, ko Imana ibatabara, nibwo ituro rizinjira. Ubu dufite abapasiteri mwashinze insengero n'ibyumba amaviza, mwirirwa muhanura abantu ko Imana ibajyanye hanze, ariko iyo hanze muhora muhanurira abantu. Bundi byahishuro Yohana 22, ndumva ku murongo wa 12 hari ijambo rivuga ngo hanze hazaba imbwa n'abarozi, n'abasambanye, n'ababeshi, n'umuntu n'ababeshi, n'abagambanyi, n'abanyesha. Ubundi aho hanze, ubundi umuntu naraguhanurira ngo ugiye hanze ujye umusobanuza hari. Ushobora gusanga ari handi Imana yavuze haba imbwa n'abarozi, n'abasambanye, n'ababeshi. Mwashinze ubwumba, mwashinze ubuministeri bwo kwirirwa mubesha abantu ngo kugira bakunde babazanira amaturo. Ibyo bitubatswe n'Imana, Imana iratangaje ngo ije kubisenya. Imana ije kubisenya. Mwirirwa mubesha abantu, mwirirwa mubapfunyikira. Njewe nkoranye namwe iminsi ndabazi, ndi mu bantu bazengurutse muri iki gihugu no hanze yaco. Abapasiteri turaziranye, abavuga butumwa turaziranye, njya bukuri ndabazi n'abatarabukuri, mwese ndabazi. Ibi ndabivuga nta bwoba mfite, nimushake ntimuzongere kuntumira. Imana yampamagaye izi nuko izankoresha. Hari naho mudutumira mukaza mukadukoresha ibyo mushaka, mukatubwira ngo nimuvuge ibi ngibi, mukatubwira ngo nimwigisha abakristo gutya, tukaza kwiba abakristo tubabesha ubuhanuzi budahari, tukaza kubabesha ngo Imana ibajyanye hanze, ukaza kubesha umuntu ngo Imana imwubakiye urugo kandi wenda nta n'urwo imwubakiye, ukaza kubesha umuntu ngo Imana imuhaye inzu wenda nta niyimuhaye. Ubu dufite abantu bagiye bahanurira abantu ibintu bugaca banapfa, kandi mwarabahanuriye ko bazajya hanze nkaho mwakababwirije iby'ubugingo. Ubundi iyo niyo misiyo Yesu yabahaye, yo kwirwa muhanurira abantu amaviza no kwirwa ni byiza. Ibyo bintu muhanura ni byiza, ariko ntabwo buri muntu wese uzabona ariko uzamuhanurira viza. Izo viza zose ubundi igihugu kizasigaramo bande ko numva abantu bose mubaha viza? Abantu bose muri kubirukana mu gihugu, mwirukana abantu ngo nibagende nibajye hanze, igihugu kizasigaramo bande? Ni byiza ko umuntu yagenda ari Imana imujyanye, kandi nabwo Imana ntishobora kukujyana atari mu mugambi wayo. Nabagiye atari mu mugambi w'Imana, Imana irabagaruye
abantu mwagiye hanze mutetse imitwe, kubw'imitwe rero kubera ko ari imitwe yabajyanye atari mu mugambi w'Imana, namwe Imana ibagaruye mu gihugu kandi bagaruye nabi, ibagaruye ibasubiza mu butayu. Ibi ndi kuvuga ntabwo ndi mu mubiri, ntabwo ndi mu mubiri nepo, ibi ndi kuvuga nyobowe n'umwuka w'Imana, ibitarashinzwe n'Imana, Imana ije kubisenya. Mwakoresheje abavuga butumwa benshi, abenshi ni namwe mwabagushije mubajyana mu nsengero zanyu no mu ministeri bwanyu, mukababwira ibyo babwiriza, mukababwira ibyo bahanura, mwese narabamenye ndabazi. Hari nubwo umuhamagara ukamubwira ngo ubu rero ngo mfite umuntu w'umukire, ngo ariko uwo mukire kubera ko ngo ngewe tuziranye, ngo muhanuriye ubuhanuzi ngo ntabwo yabwemera kubera ko tuziranye, ngwino uzamuhanurire ngewe ndabizi afite itaje ibunyanaka ari kubaka, ikindi afite umwana urwaye mu rugo w'idebire, ikindi afite ikindi kibazo, afite ikibazo cya credit. Ndashaka kuzaza wowe nk'umushyitsi ukabihanura nk'umuntu w'umushyitsi utabizi, hanyuma kugira ngo yumve ko ari Imana yamanutse, uzahita umubwira uti kimenye n'ikimenyetso, mbonye ikimenyetso nuko akaguru kawe k'iburyo karwaye. Ati ndakubeshyera ntabwo akaguru k'ibumoso kawe karwaye, kandi wenda nta makuru baguhaye. Noneho yarangiza agahita amubwira uti numara kumubwira gutyo ndabiza azahita abyemera, uzahita umuca ituro. Mubwira uti kugira ngo ibyo bintu byose Imana ibikora ibikureho, ni ituro rya miliyoni. Ni ituro rya miliyoni, niba utaritanze uriya mwana wawe urwaye arapfa. Urumva rero ni ikibazo. Mwabesha abantu b'Imana, murya iby'ibinyoma, mwubatse insengero mu binyoma, mwubatse abaministeri mu binyoma, ariko inkoni y'Imana iramanutse, ibitarubatswe nayo ije kubisenya. Niko Imana ivuze, ibitarubatswe nayo Imana ije kubisenya nepo. Abapasteri mu byumve, abavuga butumwa mu byumve, abahanuzi mu byumve, abaririmbyi mu byumve, ibyo mwubatse mwebwe mwitabaye Imana ije kubisenyije kubaka ibyayo. Ubuyobozi mwihaye mukabujya hatari Imana ibubashyizeho, ubupasteri mwihaye, ubuprofete mwihaye, dore kuvutse wese yita profete, uvutse wese yita bishop, uvutse wese uvuye mu butaje undi wese yitwa potere. Ubwo bwa potere mwihaye, ubwo bubishop mwihaye, Imana ije kubusenya, Imana ije kubaka ibyayo. Niko Imana ivuze. Byo kwirwa mubesha abantu, mwirwa mubabwira ibidahari, mubahanurira ubuhanuzi budahari, Imana yabihaze yabirambiwe, ije gukorana n'abihuta. Ntabwo Imana ikomeje gukorana n'injiji, Imana ije gukorana n'abanyabwenge, kandi Imana ije gukorana n'abantu bari maso, bayikeneye bakeneye no kuyitegereza, bagategereza ubutabazi bwayo. Naho umuntu aratinda mu butayu, arabona runaka azamutse, ishyari rikamurenga, gahita avuga uti ubwo runaka azamutse reka njye kumubaza uburyo yazamutse. Yakumva wenda azamutse mu buryo butari bwiza, avuga ati none se wakoresheje iki we kugira ngo ugere aha ngaha? Agahita kugira inama yo kujya mu bapfumu. Nagiye Nigeria. Ati ziriya mbaraga ubona nkoresha nizo nakuye Nigeria. Tiburi iriya miti ubona nkoresha nayikuye Kampala. Ariko bantu muri gukoresha imiti kugira ngo abantu bakunde babakunde, mwagiye gushaka igikundiro mu bapfumu, mwagiye gushaka imbaraga Nigeria n'ahandi. Ngewe ndabazi, ntabwo Imana yambwiye ngo mbatunga gatoki, ariko ndabazi bamwe na bamwe. Naje no mu nsengero zanyu twakoranye umurimo, nzi ngo muri abakozi b'Imana, ariko naje gusanga muri ibirura. Ubwo rero ubwo buyobe muri kuyoberezamwe abantu, Imana yarakaye, Imana yanzuye, ije gusenya ibyo bitubatswe n'amaboko y'Imana. Abantu barabizeye. Niba ndi kuvuga ubu hari abari buze kuntera amabuye, ariko mwantera amabuye mutayantera ntabwo muzarwanya Imana ngo muyishobore. Mwarwanya umwana w'umuntu, ariko Imana yo ntimuzayirwanya ngo muyishobore. Nepo ndumva ngiye gusoza, hanyuma nkavuga na message. Avuga indi message mfite. Yego. Mwijoro ry'ejo bundi Imana yanyeretse ibintu bibiri. Hanyuma ibi bintu bibiri Imana yanyeretse nibyo nshaka kuvuga.
kandi reka mbabwire nongere mbigarukeho mureke gukina n'Imana mureke gukina n'Imana kuko Imana yarakaye ikintu cya mbere Imana yanyeretse ko hagiye kuzabaho ikintu bita ishuri hagiye kuzabaho ishuri kandi ishuri rigiye kuzabaho ibintu bitega amatwi ndabibwira abantu bakuru kandi b'abanyamwuka n'utazabasha kubisobanukirwa azabaza Imana cyangwa se azanshake mbimusobanurire. Imana yanyeretse hagiye kuzabaho ishuri rizigamwa abantu bakuru kandi abazareba nabi iri shuri bazaritsindirwamo kandi nibaritsindirwamo bazabura n'ubugingo. Hagiye kuzabaho ishuri nongere mbisubiremo rizigamwa abantu bakuze kandi abazareba nabi bazarigwamo kandi nibarigwamo bazarimbuka. Iyo ni message ya mbere. Iya kabiri Mana yanyeretse abana babiri hano babaririmbyi bari hano mu gihugu. Ni abana babiri ndetse abantu benshi murabazi muranabakunda bari abakobwa Vestine na Dorcas. Imana yambwiye ko bari abana wenda message zabageraho. Imana yambwiye ko bari abana shitani ashaka kubagabaho igitero akabacamo ibice bibiri hagasigara haririmba umwe undi yaraguye. Imana irambwira ngo nzababwire ngo babe maso basenge kuko Satani afite umugambi wo kubacamo ibice bibiri hagasigara haririmba umwe undi yaramaze kugwa. Abadayimoni bamufitiye ifuhe uwitwa Vestine. Abadayimoni bamufitiye ifuhe rikomeye kuko nabonye shitani amutura hasi agwa bikomeye hanyuma hasigara haririmba murumuna we. Ubwo rero abakunzi babo mu basengere kandi nabo basenge bajya imbere y'Imana binginga Imana kuko impano yabo shitani yarayiririye. Imana ibaha umugisha kandi Imana ibagirire neza. Gusahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi kandi nahagarare mu nzira z'abanyabyaha tiyicarane n'abakobanyi. Mbwira uwo mugendana nkubwira uwo uriwe. Va mu maboko y'abantu babi usingire agakiza. Va mu maboko y'abakuyobya. Va mu biganza by'abashumba babi. Va mu biganza by'abahanuzi babi bagutwaza igitugu. Ubu dufite abantu bakoronejwe n'abahanuzi kandi bababesha. Va mu maboko yabo babi ushake Yesu by'ukuri kandi nawe Imana izakugirira neza nuramuka wiyaruye. Ariko nukomeza kuba muri ubwo buyobe ushobora kuzaburimbukiramo. Imana ibambera umugisha kandi Imana ibagirire neza. Iyo niyo message narimba afitiye kandi ukuboko kwiza kw'Imana gukomeze kube ku muntu wese ushakana Imana umwete kandi uyikundanye umwete. Jambo ryanditse mu Migani 8:17 hari ijambo rivuga ngo nkunda bankunda kandi umuntu wese ushakana umwete ni uzambona. Cyitonderwa nushakana Imana umwete egare kwihana. Egare kubanza ugakuraho ibizira. Numara gukuraho ibizira Imana izabana nawe kandi Imana izakuvuganira utabasha kwivuganira. Imana izakugerera utabasha kwigerera. Ariko nukomeza gushaka Imana unabivanga umenye ngo uri gukorera inyuma ya zero. Nukomeza gukorera Imana unabivanga umenye ngo uri gukorera inyuma ya zero bizarangira wowe utwaye ubutabazi bwawe ariko ntuzabona ubutabazi bw'Imana. Bizarangira uronse iby'isi ariko ubugingo bubure. Kandi ikindi nabonye nta namahoro y'umunyabyaha. Iteka ryose iyo uri umunyabyaha uhora uhunga uhora wihisha nta muco uba ufite. Iteka ryose ibyaho bikorera mu mwijima. Ariko iyo uri umukiranutsi Bibiliya ivuga ngo umukiranutsi ashira ubwoba nk'intare ngo ariko umunyabyaha ahunga ari nta umwirukanye. Mbibutse yuko ibintu mukorera mu rwihisho namwe murabizi ko mubikora muri kwihisha. Murabizi ko mubikora muhigwa. Murabizi ko mubikora byanze bikunze ejo nejo mundi mwamukeka ko bizamenyekana. N'ikindi ibyo musaruramo nta mumaro bibagirira.
nta n'amahoro mubibonamo. Nta mahoro mubibonamo. Amahoro ari kwa Yesu honyine. Muririmbyi yararembye aravuga ngo amahoro Yesu abantu be ntagira akagero ntarondoreka, ajya humuriza abayafite nutayata ntabwo yayakurwaho. Wiringira Imana uyiringira ntabura amahoro meza adashira. Wiringira Imana uyiringira ntabura amahoro meza adashira. Umuntu wenyine ufite amahoro ni umukiranutsi, ni umuntu waretse ibyaha, ni umuntu wihana mu gitondo saa sita na nimugoroba ahora aca bugufi imbere y'Imana. Uwo niwo muntu ufite amahoro. Naho ibindi byose mukorera mu rwihisho nta mahoro mubifitemo. Utwo tubari mujyamo mutujyamo mwihishe, rimwe na rimwe bakanabashakira n'utwumba twarwihishwa kugira ngo abantu batababona. Ni ukubera ikiro mubikora mwihishe, ni uko muzi ko ibyo mukora atari byiza. Kandi uzasoma Abagalatiya 6, Abagalatiya 6:7 hari ijambo riva nk'Imana ngo ntimuyobe Imana ntinegurizwa izuru. Icyo umuntu abibye nicyo azasarura. Nubibira mu mubiri uzasarura kubora, nubibira mu mwuka uzasarura muri uwo mwuka. Icyo ubibye nicyo uzasarura. Nubibayo mabi uzasarura ibibi, nta kindi uzasarura. Nubiba amatiku uzasarura amatiku, uzasarura urwangano, nta kindi uzasarura. Icyo umuntu abibye nicyo asarura. Imana yo mu ijuru ibagirire neza kandi Imana ibatabare, Imana ibashyigikire. Umuntu wese ukurikiranye ijambo ry'Imana cyangwa se agakurikirana iki kiganiro agirirwe neza n'Imana, ahabwe umugisha n'Imana. Nawe nepo waduhaye umwanya kugira ngo tuganire n'isi, Imana iguha umugisha kandi Imana ikwagurira imbago kuri iyi kamera. Imana izagukomereza amaboko. Jaboni naririmbye indirimbo numva ingarutsemo kuri ndirimbo nayiririmbye nasenza amasengesho y'iminsi 3 ndi mu mwuka. Ndirimbo nayiririmbye nasenza amasengesho y'iminsi 3 nyiririmba mbwira Imana ndayibwira ngo ma hari ibintu byinshi biruhije umugenzi, hari ibintu byinshi biri gushaka ko umugenzi ayoba, hari ibintu byinshi biduca imbaraga bikaduca intege, ibinyeganyeza imitima y'abantu birahari. Ariko mbwira Imana ndayibwira ngo nkomereze amaboko, nkomereze muri uru rugendo ndimo, kuko benshi mbabonye bagwa muri uru rugendo, benshi mbabonye basubira inyuma, benshi mbabonye barandushaga n'imbaraga ariko nkabona bararangiye. Na Samusoni yashwanyaguzaga idubu, agashwanyuza intare, agakubita abantu inzovu, akica abasirikare inzovu akararika hasi. Yari umugabo w'umunyembaraga. Ariko Imana idukomereza amaboko. Umuntu wese nuhagaze yirinde atagwa. Nuzi ko ahagaze asengera abandi nawe yisengera yirinde atagwa. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Kadusenga Imana. Mana mu izina rya Yesu. Kandi Imana ikiranuka, Imana y'inyembabazi. Urera urakiranuka, nta muntu wakubanjirije nta nuzaguheruka. Turagushimye kubw'uyu mwanya mwiza waruduhaye kugira ngo tuganire n'isi ijambo ryawe. Ijambo ryawe rirakomeye, ijambo ryawe ni inkota ikebera mogi yombi, ijambo ryawe n'urwego ndetse bizatugeza mu bwami bwawe. Aka kanya umuntu wese ukurikiranye ijambo ry'Imana cyangwa se ukurikiranye ubuhanuzi unshishijemo, nyemerera buri wese agirirwe neza nawe kandi ahemburwe nawe. Ntatanyije buri imbaraga zose ziri gutuma abantu bajya mu buyobe mu izina rya Yesu Kristo. Ndahana amaboko y'ibitugenza n'ibiturwanya byose, ndirukana abadayimoni bateye mu bavuga butumwa no mu bapasiteri. Nyemerera Uwiteka Imana nyiringabo wongere ugaruke mu murima wawe, wongere ugaruke wikontororere, wongere ubwami bwawe nibwongere buze, ubwami bwawe nibwongere buze, bwime mu mitima ya benshi. Urakoze kugize neza kandi urakoze gukomeje guhembura imitima yacu mu izina rya Yesu, amen. Hanyuma nimero ya telefone ni 0780 20 35 0780 20 35 Imana ibaha umugisha.